Bismillahirrahmanirrahim. Tugiye gusobanura ijambo Bismillahirrahmanirrahim. Gutangiza al-basmala ni umuco w'abanditsi ba Ahlus-Sunna wal Jamaa. Ibyo nta handi babikomora kuri Qur'ani na Sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gutangiza al-basmala ni umuco w'abanditsi ba Ahlus-Sunna wal Jamaa bakomora muri Qur'ani, bityo bagakurikiza Qur'ani, kuko Qur'ani niyo tugomba gufatiraho urugero mu byo dukora byose. Imana ihishura Qur'ani, ihishura intumwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayitangije al-basmala. Niyo mpamvu gutangiza al-basmala ni sha'nu jami'il mu'allifin, niwo muco w'abanditsi bose ba Ahlus-Sunna wal Jamaa, iqtida'an bi kitabillah حيث أنزل البسملة في ابتداء كل سورة. bivuze ngo Allah subhanahu wa ta'ala buri sura yose yahishuye yayitangije al-basmala. Ahangaha harimo inyigisho. Abamenyi bose ba Ahlus-Sunna wal Jamaa, abanditsi bose ba Ahlus-Sunna wal Jamaa, ndetse n'umuyisilamu wese gahunda z'ibikorwa bye byose akora abitangiza al-basmala. Wastinadan ila sunnah, nanone tugendeye ku muco w'intumwa yacu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ni ukuvuga ngo abamenyi ba Ahlus-Sunna wal Jamaa bakoresha al-basmala mu ntangiriro z'ibitabo byabo, mu kwandika, mu bikorwa byabo, muri gahunda zabo zose, kubera impamvu ebyiri: kubera gukurikiza Allah no kubera gukurikira intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imana iti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mufite urugero rwiza mukomora ku ntumwa ya Allah. Kuri bande? Liman kana yarjullah, kuri babandi bashaka Allah wal yawmil akhir, ndetse n'ingurano zo ku munsi w'imperuka. Bityo mu Islam ndakugira inama, ibikorwa byawe byose ibyo bitangiza al-basmala. Wa i'rabu al-basmala wa ma'naha takallama fihi nasu kathira. Umwanditsi yatangije al-basmala. Hano muri sharhe mu gusobanura, Muhammad ibn Salih al-Uthaymin mu gusobanura muqaddima ya al-basmala, ko ari ijambo al-basmala tukiriho, aravuga ati: wa i'rabu al-basmala wa ma'naha takallamu fihi nasu kathira. Gusesengura al-basmala mu rurimi rw'icyarabu, wa ma'naha n'ibisobanuro byayo, takallama fihi nasu kathira, abantu benshi bayivuzeho, bayikoraho ubusesenguzi bwinshi ku bijyanye nayo. Bityo ibisobanuro n'ubusesenguzi bwiza buruta ubundi mu busesenguzi bwavuzwe ndetse no mu bisobanuro byavuzwe kuri al-basmala, nuko ifitanye isano أنها متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام، فإذا قدمتها بين يدي الأكل يكون تقدير بسم الله آكل، وبين يدي القراءة يكون تقدير بسم الله أقرأ. Ibyiza byavuzwe mu busesenguzi bwa al-basmala nuko ifitanye isano n'inshinga iba yasibwe kubera umwanya ifitanye na basmala, ariko iyo nshinga nubwo iba yasibwe hasigara ma'naha fi dhihn. Ni ukuvuga ngo hasigara ibisobanuro by'inshinga, hagasigara n'umugambi w'iyo nshinga mu mutwe. Urugero, mu rurimi rw'icyarabu ijambo at-taqdir rifite ibisobanuro byinshi, nk'igitekerezo cy'agateganyo cyangwa se hypothesis. Nanone risobanura ijambo at-taqdir mu rurimi rw'icyarabu rishobora gusobanura ibipimo by'amanota, taqdir mumtaz. Ariko muri nahawi ijambo at-taqdir rifite igisobanuro cyihariye, ari cyo gusiba ijambo mu kurivuga ariko ukagumishaho ibisobanuro n'umugambi waryo. Icyo nicyo gisobanuro cy'ijambo at-taqdir mu rurimi rw'icyarabu muri nahawi. Hadfu al-kalma lafzan wa ibqa'iha fi al-ma'na wa niyya. Ugiye kuvuga ngo bismillah, uba wasibye inshinga. Inshinga wasibye ni iyihe? Yo kurya. Bismillahi akul
ubwo nukuvuga ngo wakagombye kuvuga ngo ku izina ry'Imana ndariye. Ariko iyo akul irasibwa ntuyivuga, uvuga ngo bismillah ku izina ry'Imana nyirimpuhwe nyirimbabazi, hanyuza ukarya. Kubera iki? Hasful fi'li lafdhan, ubusibye inshinga lafdhan wa ibqa'i ma'naha wa niyya fi dhihn. Badusibye inshinga mu kuyivuga, ariko ma'naha igisobanuro cy'iyo nshinga, icyo gikorwa cyo kuvuga bismillah kiragumaho, ariko na ma'naha n'ibisobanuro byayo, ariko al-fi'l mahdhuf muta'alliq bi fi'l mahdhuf munasib lil-maqam. Iyo niyo ma'na, nicyo gisobanuro cy'ubusesenguzi bwiza kuruta ubundi bwavuzwe. Aho ni mu rurimi rw'icyarabu. Nanone iyo ugiye gusoma ukavuga uti bismillah aqra, uvuga bismillah gusa, ntabwo uvuga ngo aqra. Kubera iki? Twavuze yuko inshinga urayisiba lafdhan mu kuyivuga, ma ibqa'i ma'naha wa niyya, ugasigarana ibisobanuro by'iyo nshinga iri muqaddara, taqdiru inshinga tuba twayisibye. Umusobanuzi hano aravuga ngo wa i'rabul basmala, ubusesenguzi bwa al-basmala wa ma'naha n'ibisobanuro bya al-basmala, takallama fihi nasu kathira, abantu benshi bavuze kuri basmala. Wa fi muta'alliqiha, muta'alliqatun bi fi'l mahdhufin, nuko ifitanye isano n'inshinga iba yasibwe, mutaakhirun, ariko ikaza nyuma, munasibu lil maqam, kubera yuko ari byo bijyanye n'umwanya al-basmala yicayemo. Fa idha qaddamtaha bayna yaday al-akl, bityo yutangije bismillah ukaba ari yubanza igikorwa cyo kurya ukagiheruka nyuma, yakunu taqdiru bismillah akul, nukuvuga ngo ubwo ngubwo haba hasibwe iyo akul, hanyuma hakaza bismillah. Wa taqdimu ma haqquhu ta'khir, kubanza icyari gikwiriye guheruka, yufidu al-hasr. Imana niyo yonyine gusa niringira mu kurya. Niba ngiye kurya, ubanza Imana. Imana niyo ibanza, nta kindi kintu ushobora kubanza kitari Allah subhanahu wa ta'ala mu kurya kwawe. Nta n'ikindi kintu ushobora kubanza kwiragiza kitari Allah. Nta n'ikindi ushobora kubanza kwiragiza mu gusoma kwawe kitari Allah. Bityo abamenyi ba Ahlussunna wal Jamaa mu bijyanye no kwandika, bandika batangira na bismillah. Kurya barya batangira na bismillah. N'ibikorwa byose bakora, gusohoka mu rugo ni bismillah, kujya mu kazi ni bismillah, kurira imodoka yawe ni bismillah rahmanir rahim. Nukuvuga ngo iyi basmala ifite ma'na, ifite ibisobanuro, ifite kwiragiza Imana mu fast mbere y'ibintu byose, ukavuga bismillahir rahmanir rahim. Uwo ni umuco wa Ahlussunna wal Jamaa, uwo ni umuco w'Islam. Wa nuqaddiruhu mutaakhiran li faidatayn, bityo inshinga tuyivuga nyuma kubera ifaida ebyiri. Al-ula al-hasr, ya mbere ni al-hasr, wal-hasr huwa al-man' fi lugha al-arabiyya. Al-hasr bisobanura gukumira mu rurimi rw'icyarabu, ariko muri terme ya al-hasr muri balagha ni umwihariko, lianna taqdim al-ma'mul yufidu al-hasr. Ubundi inshinga itangira bakavuga ngo aqra bismillah, bakagombye kuvuga ngo aqra bismillah cyangwa se akulu bismillah, ariko noneho taqdim ma haqqu ta'khir, kubanza icyari gikwiriye guheruka, wa huwa al-ma'mul, taqdim al-ma'mul ala al-'amil fi al-hasr, kubanza icyari gikwiriye guheruka bivuga ko ari umwihariko. Imana niyo nsenga yonyine. Urugero no kuvuga ngo la qa'imun illa zaid, uramutse uvuze gutyo muri balagha uhakanye ko nta wundi muntu uhagaze uretse Zaid wenyine gusa. La qa'imun illa Zaidun, nta wundi muntu uhagaze uretse Zaid. Ubwo ngubwo uba nafyul qiyama wa athbatahu li Zaid wahdahu, uba uhakanye ko nta wundi muntu uhagaze uretse Zaid wenyine. Bityo rero niyo uvuze ngo bismillahi akul, ku izina ry'Imana ndariye, uba uhakanye ko nta wundi muntu wasingiza,
nta nundi waguha amafunguro uretse Allah subhanahu wa ta'ala wenyine gusa. Bismillahi aqra bivuze yuko nta wundi waguha ubumenyi n'ubasha bwo gusoma ngo bigire umugisha uretse Allah subhanahu wa ta'ala wenyine gusa. Taqdimu ma haqqu ta'khiru fi al-hasr, kubanza cyari gikwiriye guheruka biba bivuga ngo n'umwihariko ubuhariye icyo kintu cyonyine gusa nta kindi, ibindi byose ubitsembeye. Bityo niyo mpamvu iyo dusari tuvuga ngo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Buriya wagakwiriye kuvuga ngo na'budu iyyaka wa nasta'in iyyaka, ariko taqdimu al-ma'mul 'ala al-'amil yufid al-hasr, kubanza cyari gikwiriye guheruka bisobanura yuko ibindi byose ubihakanye ukemeza ko Imana ariyo usaba ubufasha yonyine gusa, ndetse ukemeza yuko Imana ariyo usenga yonyine gusa. Bavani wa Islam, murumva kuntu ibintu biryoshye guharira Imana ibikorwa byo masengesho yonyine gusa, niyo usenga yonyine gusa, niyo usaba ubufasha yonyine gusa, nta wundi muntu waguha amafunguro uretse Allah wenyine gusa. Niyo abisi bose baterana ngo baguha amafunguro ntayo baguha uretse y'Imana yakwandikiye, nta nibishoboka. Niyo isi yose baterana ngo baguha ubumenyi, nta bumenyi bushobora kugira icyo bukugezaho uretse ubw'Imana yakwandikiye gusa. Nta waguha ubumenyi uretse ubw'Imana yakwandikiye. Imana niyo iduha ubumenyi, Imana niyo iduha gusobanukirwa, kujijuka. Ntazagira ukubeshya ngo wagiye mu ishuri ngo umve ko umwarimu ari ukwigisha. Apana, umwarimu ni impamvu, ni wasila, ariko Imana niyo itanga ubumenyi. Imana iti wattaqullaha wa yuallimukumullah, mutinye Allah subhanahu wa ta'ala arabigisha, arabaha kumenya. Nujya kwiga, iyo ni ibada, menya yuko ibada ugomba kuyitangiza bismillah. Bityo kugira ngo ubumenyi bwawe buzakugira akamaro, ibyo wiga bigira akamaro, utangiza bismillah. Nimba uri umwanditsi wandika igitabo, tangira bismillah. Nimba uri umwarimu wigisha, tangira bismillah. Nimba uri umuhinzi uhinga, utangire utera imbuto yawe uvuga bismillah. Hanyuma Allahumma barik lana fima razaqtana, Mana nyagasani duha umugisha mu byo wadufunguriye. Ikindi, kuvuga bismillah kuri al-basmala niyo tukiriho, tuyivuga tabarrukan wa tayammunan bil basmala. Nuakhiru al-fi'l wa nuqaddimu al-maf'ul lifaida. Ikindi twunguka mu kubanza basmala, mu kubanza al-ma'mul tugaheruka al-'amil, kubanza al-basmala tugaheruka inshinga ariyo bismillahi aqra cyangwa se bismillahi akul cyangwa se icyo aricyo cyose. Taqdimu al-ma'mul 'ala al-'amil, kubanza cyari gikwiye guheruka. Nanone nuko tuba dushaka tayammunan bi ismillah, tuba dushaka tabarrukan, umugisha muri iryo zina rya Allah subhanahu wa ta'ala. Aha twasobanuraga ijambo al-basmala. Mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Sheikh Musa Habarurema, mbifurije gukomeza gukora subscribe kugira ngo mujye mukurikirana iri somo, mwumve kandi mwunguke byinshi, kandi nizera ko mubikora. Mbifurije amahoro y'Imana, Imana ibarinde, ibaha umugisha aho muri hose, kandi ibagire mu bicuza kuri yo, kandi nasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yakeza imitima yacu muri rusange, maze akaduha umugisha mu bikorwa byacu dukora. Allahumma habibi ilayna al-iman wa zayyinuhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rashidin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.